ibihe byiza. Turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Turi kuwa kabiri, ngira ngo n'amashusho mutangiye mwibonera n'impanuka yari iteye ubwoba cyane. Nje hano rero kubagezaho zimwe muri update zivugwa muri iyi mpanuka ndetse n'icyateye iyi mpanuka, dore ko ari impanuka yakangaranije imitima y'abantu bagiye batandukanye. Hanyuma birashoboka ko ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba neza ku ijambo subscribe, nturangiza ufungure n'inzogera, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'amakuru n'ubundi tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu by'ukuri ugerageje kurebesha amaso ubona ko nyine ari impanuka yari iteye ubwoba cyane. Bivugwa ko ambulance rwose zatundaga isegonda ku rindi. Rero ibivugwa n'ababonye iyi mpanuka ikomeye yabaye mu mujyi wa Kigali tariki ya 22 z'umugoroba, n'ubundi ubwo hari isaha y'2:40 z'ijoro nibwo iyi mpanuka yaje kuza kuba yaba. Ibivugwa n'ababonye iyi mpanuka ikomeye rero yabaye mu mujyi wa Kigali mu muhanda uva Nyanza ya Kicukiro werekeza Sonatube mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Haje kuba impanuka y'imodoka itwara ibikomoka kuri petroli, yaje kugonga ibindi binyabiziga byinshi. Ngira ngo wenda mu mashusho yatangiye mwabonaga buryo ki nyine ibinyabiziga nyine byinshi byose biryamye hasi. Ni ukuvuga ngo mu makuru y'ibanze yari yagiye hanze byavugaga ko imodoka zishobora kuba zagonzwe hari imodoka 6, hakaba nanone haragonzwe moto zigera kuri 11. Ayo niyo makuru ejo yavugwaga muri iyi mpanuka ubwo yari kimara kuba. Iyi mpanuka kandi yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Ukuboza 2025, ubwo iyi modoka yo mu bwoko bw'ikamyo yavaga Nyanza ya Kicukiro irenze kuri kaminuza ya Mount Kigali igeze ahazwi nko ku Banyamakuru, niho iyi mpanuka yaje kuza kuba yabera. Ngira ngo niba wenda uri umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, byanga byakunda wabashe kugenda ubona ishusho y'iyi mpanuka uburyo yari imeze, dore ko ababonye iyi mpanuka bavuga ko babonye iyi modoka ita igisate cyayo ikinjira mu gisate cyarimo ibinyabiziga byazamukaga byerekeza aho yavaga, ikaza kugonga ibyo yasangaga mu nzira byose. Ngira ngo mwabonye ko yagiye zihuta zigira nyine abantu bari bahuruye. Ngira ngo mwatangiye mubibona muri ariya mashusho ya mbere yabanje, ndetse no kuri iyo foto murabona ko rwose ni impanuka ubona ko yari ikangaranye cyane. Hari bamwe mu bagize bati yamanutse igeze hagati ihasanga ikamyo y'umweru ipakiye amagi itayikubita hasi. Izo zose zikubita hasi iza mu muhanda, noneho wabazamukaga iyo kamyo nayo ihita ikubita izindi modoka ebyiri. Nyine rwari uruhererekane, imwe yakoraga ku yindi ikora ku yindi, imwe yakoraga ku yindi ikora ku yindi. Bivugwa ko kandi ko iyi kamyo ishobora kuba yari yacitse feri kuko ngo yahoreraga cyane, byanatumye rero iva mu cyerekezo cyayo ikajya mu kindi n'ubundi. Undi yagize ati igeze hano kuri uyu muhanda ujya mu Banyamakuru nibwo yabuze feri, hari harimo umuvuduko muke, abamotari bari imbere yayo n'izindi modoka byose yakukumbye byose ivana mu nzira. Ubu ngubu ni bumwe mu buhamya
bw'abantu bagiye batandukanye bagiye babasha kugenda n'ubundi bagira icyo bavuga. Ni impanuka kandi yakangaranyije abageze aha, n'ubundi impanuka yaje kuza kuba yabera ikimara kuba, kuko iyi modoka yagendaga igonga ibinyabiziga n'ibindi byose yasangaga mu nzira byagiye byangirika bikabije. Aba baturage kandi bavuga ko ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka bashobora kuba ari benshi, dore ko kugeza ubu hataratangazwa umubare w'abagizweho ingaruka n'iyi mpanuka. Ubwo iyi mpanuka yari ikimara kuba, ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda ndetse n'inzego z'ubuzima zihutiye kuhagera, aho hageze imbangukiragutabara zigera muri 5, byanatumye n'ubundi hakekwa ko abagizweho ingaruka nayo ari benshi, ariko kugeza kuri ubu ngubu hatari hatangazwa umubare nyirizina w'abantu bashobora kuza kuba baguye muri iyi mpanuka. Uyu muhanda wa Nyanza ya Kicukiro werekeza Sonatube ukunze kuberamo impanuka zikomeye, akenshi zikunze guterwa no gucika feri ku binyabiziga byiganjemo amakamyo aba apakiye akagonga ibindi binyabiziga, kubera imiterere y'aha hantu hamanuka cyane. Hanyuma rero ubundi ngewe nsoreza ahangaha, bashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Mboneyeho kubifuriza kuzagira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026, n'ubundi Imana izabane namwe.